muraho neza mwese abaduteze amatwi ndetse mugakurikira Abakorerabushake TV. Tugiye kubagezaho amakuru yaranze umuganda rusange w'uku kwezi kwa 10 wakozwe n'urubyiruko rw'abakorerabushake ku bufatanye na polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Njye ugiye kubagezaho aya makuru nitwa Eric Manisabayo. Kuri uyu wa gatandatu kuwa 25 z'ukwezi kwa 10 2025 ku bufatanye na polisi y'igihugu mu ntara y'Amajyaruguru hamwe n'urubyiruko rw'abakorerabushake mu karere ka Musanze hakozwe umuganda rusange usoza ukwezi, kandi ni mu gihe urubyiruko rw'abakorerabushake ruri mu kwezi kwahariwe ibikorwa by'ubukorerabushake. Rero hakozwe umuganda wo gutera ibiti mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije ndetse no gukomeza gusigasira umwuka duhumeka kuko ari ingirakamaro ku buzima bwacu. Hatewe rero ibiti. Nyuma yo gutera ibiti habayeho gucinya akadiho bishimira igikorwa cyiza cy'indashyikirwa cyari kimaze gukorwa. Nyuma yo gucinya akadiho habayeho ubusabane. Urubyiruko rw'abakorerabushake rurashimira polisi y'igihugu mu ntara y'Amajyaruguru ko babakiriye neza, bakabajyana mu busabane, bakabyina, bakishima, bakarya, bagahaga. Baragira kandi bati ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu, twambariye gutsinda, twararahiye. Biyemeje gukora ibikorwa bizamura imibereho myiza y'abaturage, hubakwa uturima tw'igikoni, hakorwa ubukangurambaga bw'isuku n'isukura, batangira amakuru ku gihe kandi vuba, bakumira icyaha kitaraba, bacunga umutekano ndetse n'ahandi bakenewe mu gukomeza kurinda no gusigasira ibyagezweho. Bagakomeza bagira bati twiyemeje guhangana n'abapfobya bagaharabika igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse banahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi, bitwikiriye imbuga nkoranyambaga bati abo ngabo tuzahangana nabo basebye u Rwanda, twebwe tubereke ibyiza twagezeho mu Rwanda. Bati ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu, nta kudohoka mu bikorwa bishira umuturage ku isonga. Aya makuru mwayateguriwe kandi mwayagezwagaho na Eric Manisabayo, inkomeza bigwi mu nkomeza mihigo, intore yo ku rugero rw'umurage wa Gihanga, umurinzi w'ibyagezweho, nk'aba ku isonga mu kubaka u Rwanda rushya n'iterambere rya Afurika, kuba umuranga w'ibyagezweho n'abigize intego binyuze mu bihangano by'indirimbo, binyuze mu kuba naratojwe. Ndi umutoza w'intore kandi intore iratozwa kandi igatorezwa gutuma mugire amahoro. Ibanga ngendana mu mutima wanjye, iryo banga niri nuko ndi umunyarwanda. Mfite ibanga ngendana mu mutima wanjye, iryo banga niri nuko ndi umunyarwanda. Ntewe ishema nuko ndi umunyarwanda, ntewe ishema nuko ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda icyomoro mu banyarwanda, ndi umunyarwanda isano muzuduhuza. Ndi umunyarwanda icyomoro mu banyarwanda, ndi umunyarwanda isano muzuduhuza. Leta y'ubumwe uragahoraho
y'ubumwe bw'abanyarwanda komeza utuyobore. Ibyo wakoze ni byinshi kandi biragaragara mu cyerekezo cy'u Rwanda 2050. Imvugo niyo ngiro, uzakora n'ibindi, uzakora n'ibindi. Abashize hamwe nta kibananira, kandi abagiye inama Imana irabasanga. Ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu, ubumwe bwacu tubukomeyeho. Ubumwe bwacu ni hame ntakuka, ahari ubufatanye byose birashoboka. Ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu, ntewe ishema nuko ndi umunyarwanda, ntewe ishema nuko ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda icyomoro mu banyarwanda, ndi umunyarwanda isano muzuduhuza. Ndi umunyarwanda icyomoro mu banyarwanda, ndi umunyarwanda isano muzuduhuza.